Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Ushaka kode cyangwa kwiga twandikire cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kinini B, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Mbibutsa ko video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ikoze neza nayibateguriye, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Subiraho uyirebe cyangwa unyandikire kuri WhatsApp, nimero mba nazibahaye nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri modoka niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho, hari itara ukoresha. Ese riba rifite amabara asate? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, umuhondo. B, icyatsi kibisi. C, umweru, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza. Umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kugutepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, kugira umwereke ko wabibonye. Hari itara ukoresha. Ese riba rifite amabara asate? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, iryo tara riba risa icyatsi kibisi. Noneho se iryo tara rishyirwa hehe ku kinyabiziga? Kuko nabyo bajya babibaza bakakubaza ngo iryo tara umuyobozi w'ikinyabiziga akoresha kugira ngo yerekane ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho rishyirwa he? Rishyirwa inyuma ahegera impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko hano waramusitamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntiba bugomba kurenza ibihe bipimo? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, metero 11. B, metero 10. C, metero 7. D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Ntabwo yagomba kurenza ibipimo bingana na metero 7. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ucyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu gihe gitoya ufite, turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Twandike rero cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru
uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo na bande, hano dufite ibisubizo bine hitamo kimwe. A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, na B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mubibona cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, ugasanga hagati mu muhanda hari ahantu uba ushobora kuba wahagarara mu gihe uri kwambukiranya umuhanda, wenda ukabona ibinyabiziga bije ari byinshi. Hara rero niho bari kuvuga. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara y'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine hitamo kimwe. A, umuyaga w'intambike. B, urusaku rwo mu muhanda. C, ikibuga cy'indege. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera mu gice kirimo umuyaga w'intambike. Murabizi ibyapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Bari kuvuga ngo umuyaga w'intambike ntabwo kiba gishinze aho hantu ari umuyaga w'intambike, ahubwo bizagusaba kugenda urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari umuyaga w'intambike. Rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ubonye biri kukugora rero wareba iyo video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga gihagaritswe nijoro, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko bari kutubwira ngo ntibirebe ibinyabiziga bikurikira: A, velomoteri. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse nijoro ku muhanda. Kubera iki? Kubera ko velomoteri, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo n'ubundi bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imizigo yikore n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo binyabiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Nayo ishobora kurenza ibihe bipimo: A, santimetero 20, B, santimetero 30, C, santimetero 50, D, santimetero 60. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro.
harizo cy'ukuri nta kindi ni santimetero 50. Iriya mizigo ntiba igomba kurenza ubugari burenze santimetero 50. Ndakeka ko waramutamo santimetero 50. Ndizera ko waramutse kwandika papuro tarabahisemo, ndiza ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Uri hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye imbere yawe uhita utambuka mbere, abandi bayobozi b'ibinyabiziga giteye umugongo bagomba guhita baguha inzira. Iyo ukibonye rero ufite uburenganzira bwo guhita utambuka mbere. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wayihisemo. Ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B, ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ko murabizi itara ndanganyuma ni ugenda ukoresha mu muhanda uri kugenda uvugana n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Akenshi rero kubera ko kunyurana bikorerwa ibumoso, riba rigomba gushyirwa ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuhagenda. Hari aherekanwa n'ibimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo. Ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. A, biteganye. B, ku murongo umwe. C, A na B nibyo. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibinyabiziga ntibishobora kugenda biteganye. Hari ahantu herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Birashoboka ko cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali ubona ko nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko kimwe cyahagarara ibumoso ikindi iburyo, bikaba birateganye. Ku murongo umwe kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma yacyo, ibyo byo nibyo bibaho ahubwo. Rero hano mu kibazo cyacu baratubwiye ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye kandi bishobora kuhagenda biteganye. Ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe kandi bishobora kuhagenda ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko hano iso cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa se biri ku murongo umwe. Ndakeka ko rero waramutamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga turakwigisha igihe cyose waba ufite, ugahitamo uburyo tukwigishamo cyangwa turi kumwe cyangwa se online. Ibyo byose biba byakunda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 078935
16, 26, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Mu gihe kuri D baratubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nuko bino binyabiziga batubwiye biba bigenewe gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni rimwe mu mezi 6. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5 ni rimwe mu mezi 6. N'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara ni rimwe mu mezi 6. Hano rero mu kibazo baratubwiye ngo buri mwaka. Kubera ko batubwiye buri mwaka turahita duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo buri mezi 6 uhita uhitamo D. Irabivuga ko A na B na C ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko hano waramusamo D. Ndizera ko waramuskiyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Biba bibujijwe gukora utugarurumuri. Uvuga ati ikinyabiziga cyanjye ndi kubona kiri kutorosha mu ntera ntoya, reka nshyireho andi matara. Biba bibujijwe, ariko ngo ntibireba amatara akurikira. A, amatara ndanga cyangwa ari byo mwita ibinyoteri. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Buriya ari amatara ari imbere mu modoka uwayahindura uko ushaka. Ushaka wagira ubururu, ushaka wagira umutuku, ushaka wagira yahindura buri munsi. Ibyo biba byemewe. Ariko kuvuga ngo ikinyabiziga cyanjye gitorosha mu ntera ntoya, reka njye gukoresha kiriho andi matara azajya atorosha kure, ibyo biba bibujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri. Ariko amatara imbere mu modoka byo biba byemewe, ushaka kujya uyahindura buri munsi. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramuskiyandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Nuko ngo cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Muye ntera: A, metero 100, B, metero 200, C, metero 50, D, metero 150. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ngo biba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 50. Ngo cyavuze ihoni kiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Ndakeka ko rero waramusitamo C. Ndizera ko waramuskiyandika ku papuro. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ikintu ubusabwa no gukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ubugari bwa romoruki niburenza ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga: A, igare, B, velomoteri, C, ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
handitse cy'ukuri nta kindi ni se ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ndakeka ko rero waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika papuro. Kino kibazo hari igihe bakibaza ukabona bahisemo ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo, kubera iki? Kuri se baba bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, ariko mu gihe bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, icyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ingahe? A, imyaka 10, B, imyaka 12, C, imyaka 7, D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri umaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane. Rero umwana udafite hejuru y'imyaka 12, kuva ku myaka 12 kuzamura, ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Niyo mpamvu hano duhisemo B, imyaka 12 kuzamura. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Njya mbona ababyeyi ba hano mu mujyi wa Kigali babyubahiriza, yabajyanye nk'abana ku ishuri ukabona yabashyize mu ntebe z'inyuma. Kubera iki? Kubera ko batujuje imyaka 12 kuzamura. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko wamaze kwiyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese kino cyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kiba kimenyesha iki? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, ibyago, B, ibibujijwe, C, ibitegetswe, D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri umaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ibyago. Kino cyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu tujya dukunda no kukibona mu nzira nyabagendwa, uri kugenda mu muhanda ukakibona, uzamenye ko mu muhanda hari icyago cyabaye. Murabizi nk'iki imodoka kigufiriyeho ntiwayiterura mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu ugishyira mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyapfiriye, kugira ngo abandi bayobozi baza bagusanga bamenye ko mu muhanda hari icyago. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Ugeze hariya hayoborwa n'ibimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga byapfuye kandi bikunda kubaho. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ubonye umukozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se umukorerabushake, aba afite ibintu bimuranga. Aguhaye iki kimenyetso wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, gukata ibumoso gusa, B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, D, komeza imbere gusa. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri umaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Murabizi ari ahantu haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo byinshi bitandukanye. Rero mu gihe biriya bimenyetso bimurika byapfuye, biba ngombwa ko hashobora kuza umukozi ubifitiye ububasha kugira ngo ajye arabayobora. Rero aguhaye kiriya kimenyetso ukabona ntiwagihaye, uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, buriya hari abandi aba yemereye. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa, amashusho ameze atya namaze kuyakorera iri kuri YouTube channel yanyu
Rwanda Driving College. Subira wirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku mashusho nk'ibi byere kujya bikugora. Ubona hari ikindi kintu ukeneye ko tukwigisha, ucyandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo nitugishyiraho uzahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link, kandi nawe bifite smartphone. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabonwa cyangwa se wabona n'amatara ndangacyerekezo, ariko nijoro igijuru rikeye. Birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibudize kirimo, nibyo bita ngo nijoro igijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? Amatara ndangacyerekezo cyangwa se ibyo mwita ngo ni ibinyoteri: A metero 100, B metero 200, C metero 150, D metero 250. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni se muri metero 150 nijoro igijuru rikeye. Birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere cyacu nta gicu kibudize kirimo, nibyo bita ngo nijoro igijuru rikeye. Rero amatara ndangacyerekezo aba agomba kugaragara nibura mu ntera ingana na metero 150. Waba uri muri metero 150 ukaba wayabona. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikona cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? Ese no kubera iki abanyamaguru batemerewe guhagarara kwambukira umuhanda mu ikona cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? A, ingaruka ku bindi binyabiziga. B, ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda. C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona ikisoki kuri cyanyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko hano isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni se abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Rero hano niho mpita mbonera ko n'abanyamaguru bakagombye kujya biga amategeko y'umuhanda. Urabona ko nka bino rireba abanyamaguru. No kuvuga ngo iki, niba umuyobozi w'ikinyabiziga abonye imodoka ihagaze, we azahita yishyiramo ko iyo modoka idateze guhita ihaguruka ngo ugende, kubera ko iyo agiye guhaguruka hari amatara ndangacyerekezo akoresha cyangwa se akerekana ko agiye kugenda. Rero mu gihe imodoka ihagaze n'ubundi uzaturuka inyuma wihuta. Rero iyo umunyamaguru yambukiye mu ikona cyangwa se imbere y'iyo modoka ihagaze, wenda tuvuge imbere y'iyo modoka ihagaze, ntabwo uraba uri kumubona. Uraza utari kumubona uze ku muvuduko wo hejuru kubera ko uzi ko iyo modoka n'ubundi idateze guhaguruka, ube wamugonga cyangwa ube wamuteza ibyago cyangwa guteza ibyago. Noneho mu ikonaho hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe, yakwambukira mu kona bigatuma uba utari kumubona, waza wari uri ku muvuduko munini ukaba wamugonga. Niyo mpamvu biba bitemewe uri umunyamaguru kwambukira umuhanda cyangwa se kwambukira imbere y'imodoka ihagaze, kwambukira mu ikona cyangwa se kwambukira imbere y'imodoka ihagaze. Rero biba byabangamira abandi bayobozi b'ibinyabiziga bakaba batakubona, bikaba byabateza ibyago. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi. Kirabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? A, guhagarara kw'ibinyabiziga. B, aho abanyamaguru bambukira. C, guha ubushobozi ibinyabiziga. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese ibice by'umuhanda byera bigari biba biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo bisobanura iki? Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, aho abanyamaguru bambukira. Naho abanyamaguru bambukira ibice biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Biteganye, murabizi uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri uba uhagaze. Rero hari abanyamaguru banyura cyangwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross, iriya mirongo nayo iba ihagaze, bivuze ko ibiteganye. Rero biriya bice biba biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, naho abanyamaguru bambukira umuhanda, zebra cross.
ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro, utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho n'ibibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizame. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa turabikwigisha ukazajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ukeneye ko tukuzanira igitabo turakikuzanira uri mu mujyi wa Kigali, ukakibonera ku gihe ukiga ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashe. Mukeneye ko hari iri somo nkwigisha ryandike muri comment ukande subscribe kugira ngo nzarikurikizeho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.